It's a matter of record. Holiness, depth of Longinus, Saint Longinus, Spear of Destiny, Holy Spear. Ayo yose ni amazina yagiye yitwa icumu. Icumu rimwe, iryo ni rya cumu ryashombwe mu rubavu rwa Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba, ndetse yarishombwe n'umusirikare witwaga Longinus. Yamujombye iryo cumu mu rubavu bagira ngo basuzume ko yamaze guhera, yarangiye yashizemo umwuka, bagire bigire mu isabato bigishyushye. Bari mushombye mu rubavu, uwari mushombye mu rubavu bivuga ko iryo cumu ryahise riva mu rubavu rwa Yesu Kristo hagaturukamo amazi avanze ngo n'amaraso, ndetse ngo wari mushombye yari impumyi ngahita ahumuka. Iryo cumu ryamenetseho amaraso y'umwana w'Imana. Iryo cumu na n'uyu munsi riracyariho. Iryo cumu ryakomeje gutesha abantu umutwe, ndetse abasirikare bakomeye, abami bakomeye bagiye bayobora isi. Iryo cumu bivuga ko bagiye baribika n'abandi b'abagizi ba nabi batizera Imana, cyangwa se bayizera ariko bagakora ibyaha bishe abantu babamaze. Iryo cumu bagiye barirwanira ngo baribike, kuko bavuga ati nubwo turi abagizi ba nabi ariko Imana iri hejuru. Iryo cumu kuko ryamenetse amaraso ya Yesu Kristo. Umugizi wa nabi mwamenye maze abantu bita Hitler n'abandi bambi benshi cyane tugiye kwinjiramo bose tukabimenya. Iryo cumu bagiye baritunga bumva ko riri buze kuba imbaraga zabafasha kubaza bayobora neza isi, cyangwa se bagera kuri byinshi birenze. Nanone kandi bakakubwira ko rino ngo hari abemera ko Hitler akimara kumenya ko icumu yaryambuwe atakirifite, biri mu bintu byatumye yiyahura. Yumva nta cyizere gifite. Iriya cumu Hitler yari bitse igihe kinini, yaritunze igihe. Weho icyo usabwa kanda kuri ako kantu ko hasi ka subscribe no kukazogera na like, ukore na share, buri munsi igihe dukomeza tuwatwike. Reka tubyinjiremo neza. Hitler's death. Abahanga bafite ubunararibonye bati umutsamu utsitse wowe unyweye n'iyitsamura ngo atsikire. Urwunge genda uri ku isonga. Tugiye kubaganirira ku mateka y'icumu ryatewe Yesu mu rubavu. Ngendegende Jean Paul, uri kuri Rocky Entertainment. Umusirikare wateye Yesu icumu mu rubavu, amazina ye akaba yaritwaga Longinus, akaba yari umusirikare uyobora itsinda ry'abasirikare 100 mu ngabo za Pilato. Akaba yari afite inararibonye mu kwica urubozo abo shebuja Pilato yamaze guciraho iteka ryo gupfa. Ariko Longinus yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, apfa ijisho. Ibi byamuteye ubusembwa butashoboraga gutuma aguma kuba mu ngabo. Ariko nanone bitewe nuko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu, yabonaga kumutakaza mu ngabo ze yabahombye cyane, niko kumuhindurira inshingano, amuvana mu mutwe yakoragamo, amujyana kubukuriye ibikorwa byo ku musozi wa Golgotha, umusozi wicirwaga bamaze guhabwa igihano cy'urupfu ku musaraba. Abicirwaga kuri uyu musozi babaga ari abagome, bagombaga kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, kuko bavugaga ko abo banzwe n'Imana ndetse n'isi kabitabemera. Niyo mpamvu bababambaga ku musaraba ngo batandukane n'isi n'ijuru. Kuri uyu musozi niho Yesu yabambiwe. Nkuko yarabimenyereye mu kubabaza abantu kwe, Longinus yategetse ko bavuna amaguru abari babambanywe na Yesu ngo bapfe vuba kuko isabato yari yegereje. Ariko bajya kugera kuri Yesu we basanga yapfuye bataramuvuna amaguru. Ibi byarakaje Longinus cyane, kuba Yesu yarapfuye atamuvunnye amaguru. N'uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu rubavu agira ngo arebe koko yapfuye. Nuko mu rubavu rwa Yesu havamo amazi n'amaraso. Ariko ibi byabereye Longinus umugisha ukomeye, kuko amazi avanze n'amaraso byaguye kuri rya jisho ryari rihumye maze rirahumuka. Iri cumu Longinus yakoresha ashinyaguza urubavu rwa Yesu Kristo ryaje gufatwa n'icumu ridasanzwe, ndetse abami b'abami bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye. Ishusho ry'icumu ryatewe Yesu mu rubavu ryafashwe kandi nk'intwari ikomeye, ku buryo urifite atashoboraga gutsindwa ku bw'iyo mpamvu. Buri umwe wese washakaga kuba igihangange ku isi no kubaka ubwami butajegajega yarwanaga yinkundura kugira ngo iryo cumu rifate mu biganza bye.
Iri cumu ryagiye rihabwa amazina atandukanye ariko iryahuriweho na benshi ndetse ari naryo ryatumaga rimaranirwa rikanizerwamo imbaraga ryiswe icumu ritagatifu. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza ku cya gatatu, iri cumu ryari mu biganza by'ubwami bw'Abaroma, ribitse muri barizika yitiriwe umutagatifu Petero, umwami w'abami w'Abaroma. Yakoresheje iri cumu nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubwami bwe ndetse akavuga ko igihe cyose arifite nta washobora kumurwanya ngo amutsinde, kandi nako ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani uko ingoma zasimburanaga. Ahagana mu mwaka w'1350, umwami w'abami w'Abadage witwaga Charlemagne yarwaniye gupfa no gukira kugira ngo icumu rishyikire. Amaze kurifata yarikoresheje mu ntambara, aho ingabo ze zizeraga ko iyo yarishyize hejuru batsindaga, naho yarimanura bagatsindwa urugamba. Uku niko ubwami bw'Abadage bwakomeje gufatira icumu nk'intwari ikomeye yabafashije kuba igihangange ku isi. Mu mwaka w'1806, ubwo ubwami butagatifu bw'Abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwaye mu nzu ndangamurage ya Hofburg, umujyi wa Vienne muri Autriche. Mu mwaka w'1908, Hitler yamenye iby'iri cumu, uko yakuraga afite inyota y'ubutegetsi no kuba umwami w'abami w'Abadage kandi akabyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi. Yumvaga icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyikira icumu ritagatifu. Kwa 12 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1938, ingabo za Hitler zigaruriye igihugu cya Autriche, ariko aziha amabwiriza yo kurwanira gushira ariko bagashyikira icumu ritagatifu, kandi ababwira ko nta wemerewe kurikozaho ibiganza mbere y'uko arikoraho. Bidatinze, kwa 15 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1938, Hitler yakandagiye mu mujyi wa Vienne muri Autriche kandi ashyira mu biganza bye icumu ryatewe mu rubavu Yesu Kristo. Iri cumu yaritwaye mu majyepfo y'Ubudage mu mujyi wa Nürnberg, aho ryari ryarashyizwe na Charlemagne mbere y'uko rijyanwa i Vienne. Umujenerali w'umunyamerika witwa George Patton we yise iri cumu ingabo irinze ubukristo ku isi. Yagize inyota yo gufatira icumu mu biganza bye kandi yumvaga kurigira akanaritwara mu gihugu cye cya Amerika ari ubutwari no kuzana intsinzi n'ubuhangange ku gihugu cye. Ibi byanatumye ubwo yarwanaga intambara ya kabiri y'isi, Patton yarwanye inkundura kandi ashyiraho itsinda ryihariye ry'abasirikare abaha n'ibikoresho bikomeye kugira ngo byanga byakunda bashyikirire icumu. Nyuma y'intambara y'imyaka 5, mu mwaka w'1945, ubwami bwa Hitler bwarasenyutse ndetse ingabo za General Patton zishyikira icumu ritagatifu zirikuye mu buvumo ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Hitler mu mujyi wa Nürnberg. Nyuma y'impaka ndende, mu mwaka w'1951, icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Hofburg mu mujyi wa Vienne muri Autriche. Aha niho Hitler yari yararikuye, akaba ari naho riri magingo aya kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye cyane. Amateka y'icumu ryacumitswe mu rubavu rwa Yesu agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi. Yesu ari we mwami w'abami kuko ab'isi yita abami b'abami bose nabo bemeje kandi bagaragaza ko hejuru yabo hari ubasumba. Nubwo yabambwe nk'umugome, ariko ibyakoreshejwe byose bamubamba byahindutse ibirango n'iby'ububasha bidasanzwe. Ndakwibutsa gukora subscribe hano kuri Rocky Entertainment. Abahanga bafite ubunararibonye bati umutsamu utsitse wowe unyweye n'iyitsamura ngo atsikire. Urwunge genda uri ku isonga.